Yamano ukimara kumenya ko umugore we yakuyemo inda 3 mu mwaka umwe ugahita uhamagara mama wawe bakujyanye mageragere na yahe magambo wamubwiye? Erega ma ihorere ibyo waciyemo ndabizi. Yamano kuba yaragiye kukubwira ukuntu muri gereza wakifata kugira byiburu uzabeho neza uryo duhungure icyo ni ikibazo. Iyo utabingira ibintu ndi gukura ngenda mbireba. Yamano ibihe uri gucamo ni bibi cyane wegereye Dumbana Godfather bashobora kugusabira imbabazi nkuko nawe wasabiye Jihad imbabazi. Nta muntu wahinduriye. Ariko se Yamano ko numva uri gupinga Dumba umubazikira butaka wa mbere wo mu Rwanda ubwo urumva ninde wagufunguza? Sibye rugira udusiriramo imiyaga ibihe bibi tukabicamo. Ariko se Yamano ukimara kuritura umusuwageje ibintu byose bikadogera bikamenyekana mu isi ni wahise ukeka ko umugore wawe byibura yazakuramo izo nda? Iyo utaramenya oya ni washona amarangamutima kubaza iyo wagiye. Following mwana n'ubundi byose ni by'isi twese tuzapfa tubisige ubundi ugende wamamaza izina Overdance Couple. Ariko Bruce Melody giye mujya kwibuka nka genga yanyu we na The Ben n'abahanzi bakuru wahise umubwira ngo iki? Amasaha akuze bana ni mudahe. Ubwo ndabyumva ukimara kubwira The Ben na Pamela ngo batahe banze gutaha wahise ubwira ngo iki ba General Benda rero bari bahari nk'aba DJ barenze. Abahungu mwenyegeze umuriro wake. Noneho nawe uranyumishe nk'abantu banywaga rikeri zirenze higanjemo B1 wahise uvuga ngo iki nk'umuhanzi mukuru? Ayenze nyabusa nituri butahe. Kubukeye bwaho ko Pamela yaguhamagaye kubwira ko The Ben arembeye mu bitaro wahise umubwira ngo iki? Ndakuvura kandi bivuye inyuma. Following mwana n'ubundi byose ni by'isi twese tuzapfa tubisige. Wiriwe uriye baby ndagukumbuye. Sha nibereye mu ntara mo nditegura kujya ku ishuri se murambaza iki waranze kumfollowing? Ndagusize muri Series River Foundation simwe mwanze kunyishyura se ngo mbabyinire. Urahanegereje kereka n'inzu ukankondesha abantu nibwo nzakugeraho. Following mwana byose ni by'isi twese tuzapfa tubisige. Dorokasi kumugabo wawe yagukubise wigize ubibwirirene. Nukuri hazabona rimwe. Ubwo se ufite ibikomere wabifotoye ukabitwereka. Imuze mwirebere. Ese ubundi Vestina bajya gutera Dorokasi ndakumwari muri kwambuka ikiraro wahamagaye uvuga ngo iki? Gusa ukimara kumuhamagara umuramushima uvuga ko yagukijije iki? Ubwo wenda ibyo ntibyakumvikana ko wari ufite umubabaro byakugendekeye gute? Umubabaro uhinduye amashimwe. Following man n'ubundi byose ni by'isi twese tuzapfa tubisige. Dorokasi kuki wemeye gusiga Vestina ukajya gushaka umugabo waguteye inda? Igihe cyari kibaye. Ariko Dorokasi kuva ushatse umugabo kutaragaruka mu Rwanda ugutegereje iki? Ntegereza umwanzuro wa nyiribihe. Se kubera iki bikubayeho byose witabazirene? Erega ni umfatiye runini. Ariko Vestina ko bateye Dorokasi ndawirebera kuki wahise witabazirene ubwo yakwihorera? Ni ari kunyihorera ubwo navuze nongorera. Irene akimara kubazamura mu kabahanzi bemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda ko muririmba gospel mwatashe mumubwira ngo iki? Kandura ubuturo umubabaro wahinduye amashimwe. Following man n'ubundi byose ni by'isi twese tuzapfa tubisige.